Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Ni umwizerwa Adolphe ugarutse mbasuhuza. Mbifuriza amahoro y'Imana aho muri mu bihugu bitandukanye. Imana ikomeze idushyigikire. Ngarutse ngira ngo dukomeze tuganira ku mateka y'abahanzi ndetse n'indirimbo bagiye batugezaho n'uburyo zikomeje kudufasha, hanyuma tumenye ubuzima banyuzemo natwe dukomeze tubigireho byinshi by'urugendo kugira ngo tuzarusoze amahoro. Reka tubaye twiragiza Imana hanyuma dukomeze tuganira no muri ku ndirimbo turi buvugeho uyu munsi. Uwiteka Mana Nyiringabo, turagushimye kuko ukomeje kutugira neza kandi ukomeje mwami kudushyikira mu byo dukora. Warinze buri wese Mana uri kutwumva udukurikiye, kandi n'uwagize ibibazo mwami nawe wakomeje kumurengera, kuko buri wese uzi uko umugenera ibihe kandi ukamenya n'ukuntu ukemura ikibazo cya buri wese uko gutakiye. Turagushimira rero mwami, hari ibyo ukora twagusabye, hari ibyo ukora tutagusabye kuko ubona ko tubikwiriye. Tagira natwe rero maze dushyikire umwanya wose tumara ubu umugisha kuri buri wese twumva, natwe mwami Imana tukomeze kutugira neza, utwagure utwigishe kubara iminsi yacu uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi nifuje ko tuganira ku mateka y'indirimbo wahanze indirimbo ya 385. Ni indirimbo ivuga ngo murinzi we menyesha igihe. Ni indirimbo iri mu cyiciro muri gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana ndetse n'indirimbo z'agakiza. Iri mu cyiciro cy'indirimbo zitwa ubugingo bushya cyangwa se vie chrétienne. Iri mu cyiciro cy'indirimbo zitwa ngo ubugingo bushya cyangwa se mu rurimi rw'igifaransa vie chrétienne. Yego, reka turirimbeho ibitera bibiri hanyuma ubundi tugaruke tuganira ku mateka yayo. Murinzi we menyesha igihe, iwacu se ni muhero, ati ijoro ryijimye cyane buracyaha nyuma. Ntukarire ukomeze nturorere kwiringira kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Kugeza igihe uzagerayo ku munsi uhoraho. Murwanyi we cyo mbwira nawe ansubiza yitonze ati doruru gamba ruzashira guma mu ntambara. Ntubabare wihangane wireke imirimo yawe, tuzabo n'igihembo cyiza nidutabaruka. Tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Igihe iwacu se imuhero. Niba wowe nkurikiye wari ufashijwe, komeza nawe uririmbe. Ifite ibitera bine, ufashwe nayo, ufata umwanya nawe ukomeze ufashwe n'iyi ndirimbo rwose ivuga iby'umurinzi. Hari abavuga mu Kinyarwanda ngo umurinzi, ariko biva ku nshinga kurinda, ni umurinzi. Nta burinzi bubaho, habaho uburinzi. Iyi ndirimbo rero yanditswe, ni indirimbo ya 385 mu ndirimbo zo muri iki gitabo gikoreshwa n'amatorero ya Giprotestanti, ariko tuyisanga no mu gitabo gikoreshwa n'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi n'indirimbo ya 5. Amagambo yanditseho mu gitabo cy'Abaprotestanti ashobora kuba atandukanye, ariko message ivuga n'ubundi kuri iyi murinzi we menyesha igihe. Iyi ndirimbo yanditswe n'umukobwa witwa Annie Rebecca Smith. Uyu mukobwa yavutse ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatatu mu 1828. Avukira ahitwa i West Wilton
muri leta ya New Hampshire. Aha turi ni muri leta z'ubumwe za Amerika, ndetse yaje gutabaruka n'ubundi ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa karindwi mu 1855. uyu mukobwa yapfuye akiri muto, kuko yapfuye afite imyaka 27 gusa. urumva ko yari akiri muto. N'ubundi atabarukira aho ngaho muri leta ya New Hampshire, niho n'ubundi ababyeyi be bari batuye. Rebecca Smith yari umwana wa gatatu mu muryango yavukagamo, kuko bavukaga ari abana bane. We niwe wari umukobwa mu muryango we. Ise yitwa Samuel Smith, amazina yabo arazamo za Smith, ndetse na mama we yitwa Rebecca Smith. Nyuma uyu Rebecca Smith yize ubundi amashuri abanza, arakomeza ajya kwiga mu iseminari y'abagore bahitaga ngo ni Charlottetown Female Seminary. Yiga muri seminari yari igenewe kwigamo n'ubundi abana b'abakobwa, muri make tuyite kari Female Seminary. Aho ngaho niho yize amashuri ye, arangiza n'ubundi amaze kwakura ubumenyi bw'icyongereza. Yize icyongereza gikamika cyane, aza no kuba umusizi. Hanyuma ahigira ubugeni, yiga umuziki, ndetse yiga n'ibindi zitandukanye, ariko cyane cyane ngo yifuzaga kumenya igifaransa. Birumvikana igihugu yavukiyemo cyari igihugu kivuga ururimi rw'icyongereza, ariko we yagize ishyaka cyane, yifuza kumenya igifaransa, kuko ngo mu mwuga yifuzaga cyane kuzakora yumvaga azaba umwarimu w'igifaransa, kandi akaba nanone uwundi mwuga ngo yifuza gukora ni umwarimu wo gusiga amarangi, kuba umupeyinta, painting niyo yifuza gukora. Hanyuma izi nzozi ze zaje ntabwo yazigezeho neza, kuko yaje kugira ikibazo n'ubundi aza kurwara amaso. Nubwo yabikomeje, ariko zaramugoye cyane, kubera ko yarwaye ijisho, yagize ikibazo cy'ijisho rirarwara. Reka noneho aha bwari mu buzima bwo kwiga n'ubuzima bwe mu buhamya bwe aho yazamukiye. Reka noneho mu byerekeranye n'ubuzima bw'umwuka, cyangwa se ibyerekeranye no kubana n'Imana. Uyu Rebecca Smith yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ku myaka 10. Icyo gihe yagiye mu itorero ry'Ababatista, niho yasengeraga. Bigeze mu mwaka w'1844 aza guhura n'itsinda ry'abamireriste. Abamireriste yari muvoma mireriste, yari yobowe n'uwitwa William Hallowes Miller. Iri tsinda cyangwa se iyi muvoma mirerite yari basomye igitabo cya Daniyeli, baza kugisesengura ngo basanga Yesu agiye kugaruka. Barangije bashyiraho n'itariki azagarukiraho, ngo Yesu yari kugaruka ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 10 mu 1844. Nawe rero yahuye n'aba ngaba abinjiramo, ndetse rwose arategereza, ashyiramo akabaraga, afatanije n'aba ngaba bari bayobowe na William Miller. Hanyuma aza rero gutenguha kuri iyi tariki Yesu ntiyagaruka. Babona iyi tariki irageze, barategereza, Yesu ntiyaza. Ahangaha turi ni igihe Rebecca yari yinjiye n'ubundi muri abanga, kuko yumvaga afite ishyaka ryane ryo gusenga. Bivuga ko aho icyo yakoraga yagikoraga ku buryo ari bugere ku ntego kandi akagira umusaruro. Aha naho rero yagiyemo rwose agaragaza ko ategereje Yesu, ndetse n'akazi yakoraga, kuko yari yaramaze kubona kwinjira no mu akazi yakoraga aragahagarika, ajya gutegereza Yesu. Hanyuma aza kubona ko iyo tariki igeze, ntiyaza. Ibi byateye ingaruka, ni ngo ni igihe iyi tariki ya 22 z'ukwezi kwa 10 mu 1844 kuri aba Miller yitwa itariki yo batengushyweho. Bamaze gutenguha rero, cyangwa se great disappointment, gahunda bari bafite ntibigeze bayigeraho. Ubwo byatumye bamwe muri bo batakaza icyizere, bamwe basubira inyuma. Mbese muri make iyo tariki igaragara ko ni itariki n'ubundi bari bishyiriyeho, batabwiwe n'umwuka w'Imana. Ubundi nta ruzi igihe hazazira, ndumva nta wuzi igihe hazazira, bo bari bavangiwe, bishyiraho itariki yo kugarukiraho. Hanyuma ubwo byatumye Rebecca Smith yabonye ko ibyo bitabaye, ahita n'ubundi yisubirira mu kazi ke, akomeza akazi ke ko yakoraga uyu mwuga, ku buryo hagati y'umwaka w'1844 ndetse n'umwaka w'1855 yakomeje akazi ko kwigisha. Yari umwarimu mwiza,
kuko yigishaga mu bigo byinshi bitandukanye kandi mu gihe kimwe. Bivuga ko hagati muri mwaka n'ubundi yigishaga mu bigo 7 kandi ahantu hatandukanye, akabikora afite ishyaka cyane. Hanyuma rero Annie Smith yaje kuba umuyobozi w'itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi, ariko yabifashijwemo n'ubundi n'uwitwa Joseph Baptist, bahuriye i Boston mu giterane aho yakoze umurimo. Nabwo abisabwe, uyu Joseph yasabwe na mama wa Annie Rebecca kumwigishiriza umwana we ibyerekeranye n'ubundi n'ibya sabato, kumwigisha iby'isabato. Hanyuma Joseph Batts niwe wahagurukanye n'ubundi muvoma yitwa Sabbatarian Adventist Movement. Muri make ni abategereje bo kwisabato, aba nibo baje n'ubundi kuvukamo itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Rero yinjiyemo neza, noneho aba n'itsinda ryihanganiye cya kigeragezo bari bishyiriyeho cyo kugaruka ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 10 bari bashyizeho. Aba rero nibo yinjiyemo, nuko aba n'ubundi kuko ishyaka yari afite no gushaka Imana kandi akumva ko agomba gutegereza Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Kuki rero uyu Annie Rebecca yanditse indirimbo Murinzi we menyesha igihe? Niyihe mpamvu yatumye ayandika? Ariyo mateka yayo n'uri twifuza kumenya. Iyi muvoma ya Mireri, kubera ko gutegereza Yesu byaje kubagiraho ingaruka yuko iyi tariki yabayeho nyine ntibabona uwo bategereje, ariyo twise ngo ni great disappointment. Bibagiraho ingaruka z'uko n'ubundi bamwe baracogoye, abandi barakomeza. Rero muko kubona yuko bamwe bakomeje abandi nabo bagacogora, nibwo yahise azamo, kuko yari umwanditsi w'indirimbo nyinshi zitandukanye. Uyu Annie Rebecca yanditse indirimbo nyinshi zitandukanye, ariko iyi ndirimbo by'umwihariko yayanditse agaragaza ko hari abacogoye ariko hari n'abakomeje. Abo bacogoye rero niwe yabwiraga murinzi we, ndetse n'abandi nabo bakomeje nabo akababwira ngo menyesha igihe, buracya hanyuma bugiye kwira bwongere buke. Aya magambo y'indirimbo niyo avuga ngo murinzi we menyesha igihe, iwacu se ni muhero, ese ubu twageze aho tujya? Ati ijoro ryijimye cyane, buracya hanyuma. Hano hari ibintu bibiri byo kugereranya. Aragereranya ijoro ndetse akagereranya n'umucyo. Iyo tuvuga mu buryo ubundi, ijoro, umwijima ugaragaza ibibazo, ugaragaza ibyago, ugaragaza ibigeragezo, ugaragaza intambara. Muri make ubwo mu mwijima ni igihe umuntu ari mu bihe bibi, hanyuma umucyo noneho ukaba ari ukuri kw'agakiza. Rero hano aragaragaza ko hari itsinda ryemeye gukurikira, gukomeza, bagakomerera muri Kristo, kabone nubwo bari bibeshye muri iyo mibare yabo, ariko hari abakomeje. Abakomeje rero nibo abwira ngo buracya hanyuma abandi nabo bakavuga ngo wowe uri hehe, guma mu ntambara. Muri make yaririmbye indirimbo ari nk'uburyo bwo kugira ngo atange message ku bantu ko tutakwiye kurekeraho, nubwo habaho ibitunaniza, habaho ibintu bitunaniza, ariko gukizwa urugendo rurakomeje. Akomeza aya magambo y'indirimbo avuga ngo murwanyi we cyo mbwira nawe, ansubiza yitonze ati dore urugamba ruzashira, guma mu ntambara. Niyo twavuze ngo mu mwijima harimo intambara, harimo ibyago, ntubabare wihangane, tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Abari bacogoye nta gihembo bari kuzategereza. Akabwira ngo mwihangane, wireke imirimo yawe. Hari abari babiretse kuko bari bafite bose imbaraga zo gutegereza, kandi abantu bari kuvuga ibyo kugaruka kwa Yesu babishyiramo imbaraga cyane ko tuzi ko azagaruka n'isezerano dusigiye. Noneho abona ba bantu ukuntu bacogoye, bacitse intege kubera ya message ya muvoma ya Mireri, habwa ati wireke imirimo yawe, guma mu ntambara, rwana urugamba, nubwo ibyago bihari, rwana urugamba, nubwo intambara zihari, ariko gumamo. Arakomeza ngo ndacyabaza ibyaremwe byose, nabyo biransubiza. Muri make ibyaremwe byose nabyo byiteguye kugaruka kwa Yesu. Ibi ngibi bishingirwa, aya magambo ashingiwe n'ubundi ku magambo agaragara muri Yesaya igice cyaho cya 21 umurongo wa 11 ndetse kugeza ku murongo wa 12 handitse ngo, umurongo wa 11 handitse ngo hariho umpamagara ari Seyiri ati wa murinzi we
ijoro rigeze hehe, wa murinzi we ijoro rigeze hehe. Ni ibibazo bibiri. Ku murongo wa 17 aravuga ngo umurinzi aramusubiza ati bugiye gucya kandi bwongere bwire, nimushaka kubaza mubaze, nimuhindukire muze. Aya magambo ni amagambo agaragaza n'ubundi uko umuntu akwiye kuba maso mu bihe byose turimo. Nari bivuze ngo ni ibintu bibiri bishingiweho. Umurinzi ubundi aba agomba kuba maso, agatanga amakuru ku bantu abereye maso. Ukurikije kera uyu murinzi yitwa ngo ni watchman cyangwa se sentinelle mu rurimi rw'igifaransa. Uyu rero ni wa muntu ntabwo aryama, ntabwo agoheka, ntasinzira. Aba rero arabagiranya nk'aho bari gutanga amakuru y'ibihe aho bigeze. Noneho ariko nubwo habayeho kwibeshya, akabwira abakiri maso ngo buracya hanyuma, nimugumemo, guma mu gakiza, guma mu buntu bw'Imana yaguhaye, buracya hanyuma. Hanyuma akomeza avuga ngo ariko nimushaka kubaza mubaze, nimuhindukire muze. Ibi bivuze iki? Biravuze ngo aratumira abantu bose yuko badakwiye gucogozwa n'ibyago bibaye cyangwa se bari bagize icyo gihe, ahubwo nibahindukire bagaruke ku Mana, bihangane, bategereze umucyo w'Imana, bategereze igitondo cyiza cyo kugaruka kwa Yesu. Ibyo yadusezeranije azabikora nubwo hari umwijima mwinshi. Uyu munsi turi guhura n'ibibazo bitandukanye, turi guhura n'intambara zitandukanye, nubwo ibyo byose bihari, ariko ibihe turimo biratugoye. Aho uri nawe urabizi, aho utuye, aho ugenda, aho ukorera, mu kazi ka buri munsi. Buri wese murahura abwira ati stress, buri wese mugahura avuga ati ndabona byanyobeye, ku buryo ushobora kujya kubaza umuntu aho kugira ngo ubwire amagambo ahumuriza kandi asenga, abwira ati ndabona byanyobeye. Rero muri make uyu Rebeka message yashatse kugaragaza nuko uko biri kose, nubwo hari intambara, nubwo hari ibyago, ariko ibyo byose ntabwo bizabuza ko Yesu azaza gutwara umugeni we. Rero murinzi we, ijoro rirahari nta kabuza, nta n'ikizarihagarika, ariko kandi dutegereze umucyo, dutegereze igitoro cy'umuzuko. Rero iyi ndirimbo ni indirimbo n'ubundi igaragaza ko umuntu akwiye kuba maso, tugahora tumenya amakuru, tukaba dushakisha amakuru y'uburyo Yesu azagaruka. Ese ni ibihe bimenyetso yasize bigaragaza kugaruka kwe? Yarabisize. Ibyo bimenyetso byose biragaragara. Abantu nabo bari kugenda basa naho babyirengagiza, bakihangira gukiranuka kwabo, ariko nimureke tugaruke kugakiza, tuvuge message y'Imana ukivuga, twe kugira ibyo tugenda twiyongeramo cyangwa se dushaka kwishakira ibituma tuba duhuze. Tuzirikane yuko igitondo cy'umuzuko umucyo uzamurika kandi Yesu azatwara abantu be. Tugarutse rero kuri uyu muhanzi Rebeka Smith, uko yaje guhanga iyi ndirimbo, ari gutanga message abwira abantu ngo mwe gucogora, nubwo ibi bibayeho mwe gucogora, nimukomere, buracya hanyuma tuzabona igihembo cyiza nidutabaruka. Noneho aho yashoje avuga ngo twishime mu mitima yacu kuko imuhira ari hafi. Haleluya. Duhumure, tuzaruhuka. Intambara dufite tuzaruhuka, kandi nituruhuka ntabwo tuzongera kubabara. Asoza avuga ngo ntukarire, tuzabana. Ibyago byose, intambara, ibibazo bizashiraho, ntituzabura y'amahoro kwa Yesu mu ijuru. Imana ikomeze ibaho umugisha. Rero uyu Rebeka Smith yaje arwara indwara y'igituntu. Mu kazi yakoraga biza no gutuma umubiri ucika intege, aza gusezera ku kazi. Hanyuma Rebeka Smith, urumva ni inkuru y'akababaro, yaje gupfa ku myaka 27, n'akazi yarakaretse azize indwara y'igituntu. Iyi urumva message, ubuhamya dukwiye kumukuraho nuko yihanganisha abantu, nuko muri ibyo byose, kuko no mu kazi yakoraga, icyambere Rebeka Smith turamwigiraho ko yagiraga ishyaka ryo gukora. Yarakoraga kandi agakora ibintu byinshi bitandukanye, kandi agakomeza n'ubundi agasenga. Ntabwo yigeze avuga ngo ndareka kimwe nkora ikindi, ahubwo byose yarabikoraga, akabana n'Imana, kandi agakomeza no kuvuga message yo guhumuriza abantu. Kandi indirimbo yahanze nawe urumva ko ifite ireme, ndabizi ko nawe uyikunda. Ufata umwanya uyiririmbe. N'indirimbo n'ubundi ya 385 muri iki gitabo cyo turi kuvugaho ku mateka yazo. Ugira isomo mwigiraho kandi ukomeze ufashwe, kandi riri jambo ry'Imana dusomye naryo rikomeze rikubake, utekereze uburyo uri maso
niba umwijima utaguheranye ukabona ko byarangiye Yesu atakije, Yesu azaza kandi azanyura mu byo turimo, azanyura mu ntambara, azanyura mu byago, azanyura mu bisubizo dufite, azanyura mu mishinga dufite, aze ajyana umugeni, hanyuma ubundi ntituzahora amahoro kwa Yesu mu ijuru. Imana ibaho umugisha kandi mukomeze mufashwe n'indirimbo mu izina rya Yesu Kristo. ry'ijimye